The Zoom TV 24. Turi kuri Heza Beach Resort, niba nabivuze nabi nuko ameze na ahantu muri kubona ko ari ahantu heza cyane, ni ku mucanga ku mazi, abashaka kuza kurya amafi niho baza bakajya kurya amafi abakishima, hari na kavore nabonye abantu baza bagakina, service zose zigendanye n'ubukerarugendo bwo ku mazi hano ziba zihari. Tugiye kwinjira mu nzozi za nyiri Heza Beach. Eric Hagenimana, ni inzozi zitangaje ariko cyane cyane n'amateka akomeye, kuva ku buseriveri kugera ku gikorwa remezo nk'iki cyangwa se kw'ishoramari nk'iri ry'amamiliyoni. Nekereza ko harimo ubuhamya bwinshi bukomeye. Ni iki cyafashije Eric kudacika intege kuva muri ako kazi k'ubuseriveri akaba afite ibikorwa bingana gutya? Eric, tuguhaye ikaze kuri The Zoom TV 24. Ibyo wabivuze ko nitwa Eric, hano kuri Heza Beach. Ko ari urugendo rurerure. Ndibuka natangiye ngewe kugira ngo nkunde ibi bintu, natangiye niga mu wa mbere secondaire 2006, nkava ku ishuri grand vacances nkajya gukora muri service ahantu runaka nyine. Birangiye birakomeza gutyo, nyuma nza gutekereza base ko ni gute umuntu atava muri ibi bintu, ariko simbivemo mbivuyemo abo nkajya gushinga gukora ibyanjye. Ndabyibuka nagiye gusaba akazi ahantu bwa mbere nyine, urumva naba ku ishuri nkajya kubikoramo ariko atari akazi perimana, cyangwa uvuye ngo ni ahantu nkorera runaka, byari nk'ibiraka. Nyuma nza kujya kwaka akazi ko guhembwa ku kwezi kwa mbere kurashira, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ariko nyine nkakora numva nanjye mfite intumbero ko ngenda bikundaga cyane. Ninjiye mu bintu nk'ibi ngibi ko mbikunda, narabikunze cyane. Birangiye biza 2015 nibwo natekereje, ndavuga rero wareka kuhora nkorera abandi, abo nkajya gushaka ukuntu nanjye natangira ibyanjye. Ndabyibuka natangire Gisenyi hano bita kuri Rabamba, bitaga Erika Pub. Ndakora natangije 240. 240 gutyo, kuko inzu nayishyuraga 240 by'amanyarwanda. Kuko ngo uri mu bantu batatangiye muri za miliyoni. Oya, 240. Ndabyibuka inzu nayishyuye 280 irimo n'ibikoresho. Urumva ntabwo ari inzu nini, ni icyumba. Hasigara 160 nguramo laptop y'100 kuko ako kazi nari ngiye gukora kasa ko ufite laptop curangira abakiriya ibiki byose. Noneho 60 asigaye ndangura buri kintu case imwe. Naje ndakora nifite abakozi babiri, ubwo nge nakoraga muri comptoir nanacuranga, n'umuntu ukora muri service umwe n'umusekirite umwe. Ubwo no kuvanga abantu barakuzi uri umuseriveri baranze cyane. Yego, serve. None ubwo turakora ukwezi kumwe korashira kwa kabiri wa gatatu, ndavuga Gisenyi na ahantu mbona hatangiye kuba muvama nyinshi cyane. Tugeze muri za 2017 washaka kuntu nshaka apartment, none nkajya mbifatanya nkagira apartment ariko mfite n'ibingibi byo kurya n'ibyo kunywa, ariko mfite n'ahantu umuntu ashaka kuryama. Ndibuka nagiye gushaka apartment, inzu nkajya nyishyura 300. Urumva ko hari aho byari bivuye naho bigiye, kiramo ibikoresho ariko umukiriya wishaka amushyira ku 700. Hari abantu bari baje gukora umuhanda kuri Brasserie, nabyibuka abashinwa bahita bafata iyo nzu. Urumva igishoro cyahise kiyongera, bitangiye ahantu bita Sunrise. Sunrise na Covid iri kurangira nyine, ubwo ngo tugeze muri 2019 na 2020 gutyo. Ndakora hita mfata club yitwaga Erika Night Club hariya kuri Bamba nyine ruguru yaho. Ndakora mitangiye yitwa Erika Motel, na n'ubu haracyahari. Ariko ikintu cyagiye kinshoboza ibyo bintu byose nkeka ni amahirwe n'Imana, kuko Imana yagiye imba hafi cyane. Nanjye ndayikunda cyane. Ntekereza ko utanayifite ahubwo ntabwo nari kujya, urumva nari umusore. Abasore bizi hari n'iyo umuntu abona n'ibihumbi 100 cyangwa 500 agahita yigira mu tundi tuntu, akubye ntabwo niyo byaranambayeho ni gashye cyane, kuko kenshi cyane abaga ni mu kazi kanjye. Ni mu kazi kanjye, kuko ibintu bikoze udahari biba ari ikibazo gikomeye. Ntabwo umenya umukiriya yakiwate byagenze gute, se yakiriwe ku gihe, yakeneye se ko ibintu nk'ibyo bituma nyine mba mpari cyane gusumbya kuba ntahari. Ndibuka nahise mfata Erika Motel ndakora, nyuma nza gukora igitaramo muri stade
mu mpera za 2022 bwari buke ari bonane ndumva ari nanjye muntu ni njye muntu wagikoze njyenyine nta support yindi nifite abahanzi 11 b'abanyarwanda gikora muri stade Umuganda icyo gihe haje abantu nk'ibihumbi 5 bitabira icyo gitaramo bamaze kubwo narakoze mbona ayanjye nari natanze ndayabona nayo kuyabona ariko bwongira n'Imana haza mu mubara abantu baje nyine muri icyo gitaramo hazamo umuntu avuga ati ni gute umuntu umwe ashobora kuzuza stade gutya nta yindi support iruhande ntaki nyuma aza kunganiza hamwe terenge mfite ahantu harananiye n'ibiki byose ariko kwa kuntu mbona wowe stade naho hantu hanjye hashobora kugira ushobora kuhakora bigakunda ni muri rwego naje kuri heza nyine niraho yaje kundeba ambwira ati waje ukareba ahantu ko byakunda ko handi hose uhajya bigakunda nibwo naje nyamara byo nta muvuna nkeya ariko uko ngenda nkora ukwezi kumwe 2-3 bigenda bizamuka kugeza wenda ku rwego biriho ngubu nkeka ko Heza Beach iri mu hantu wenda abantu benshi bakunda gusohokera ari nayo mpamvu nashishikariza nyine umuntu wese ufite umuhate wo gukora cyangwa ushaka gukora gukunda d'abord icyo akora kugikunda nta gucika intege kandi ukabibamo kuba uri mu kazi kawe nyine akenshi ikindi Imana iragufasha nyine urumva iyo wakunze ibintu byawe n'Imana iza nekereza ko uko byagenze kugeza izi saha nta kindi kintu bavuga nakoresheje uretse ya mahirwe navuze no kuba n'Imana yarabibayemo no gukunda ibyo nkora Heza Beach turi kubona ubu ntabwo ari uko hari hameze warahinduye cyane ahantu hazaga nk'abantu muri weekend ugasanga hari abantu 5-7 ejo hakaza 10 cyangwa groupe k'abantu 20 akubo namwe niyo mwayibonye warebye ko arano haza abantu benshi cyane Eric abantu bose batangira ibintu byo kwiteza imbere cyangwa se kuba barwiyemeza mirimo bahura n'imbogamizi ntaho wageze wenda muri bike ko tuzi ufite ibintu byinshi ufite hano Heza Beach tukabona no mu rugerero yo hanyuze nabwo urahabona Erika Motel niba ntibeshye gwari n'ibindi bikorwa wenda mutatubwiye ariko nta hantu byageze ukavuga ati ndarekuye mbivuyemo oya aho hari ahantu nagira nkumva icyo gitekerezo kiraje ariko naryama nakwibuka aho navuye nkavuga ndamutse nkoze irikosa nasubira ahantu habi cyane ahubwo bikanteye imbaraga zo kongera noneho kuba ati biraye nubwo byagenze nabi gutya reka nkore gutya kugira ngo ndebe ko nabikosora nkumva ngize n'imbaraga nyine zo kugira ngo nkomeze gukora watubwiye inkuru yawe y'ukuntu wari umuseriveri bw'abantu mwakuranye naho mwakuranye muri ako kazi barakubona nyine bakumva wenda baranatangaye cyangwa se bakagira uko bakwigiraho mu kazi kawe wakoraga gute ku buryo wari ufite iyo ntumbero yo kuvuga ngo ntago nzaguma mu seriveri intego wari ufite icyo gihe intego nari mfite kamvuga akantu wenda ntashaka no kuvuga n'uwangu ko yako nagize imyaka 2 nta babyengera nta n'umuntu tuvukana urumva nakoraga mvuga mana ni gute nshobora kubaho habaho nka wa muntu n'ubundi usanzwe ufite ababyeyi cyangwa se usanzwe ufite uko abayeho ntagize undi muntu ndeba iruhande none bikantera imbaraga zo gukora cyane mvuga ntago ari uko najyaga no guseriva n'ubundi n'ibiki ahubwo nakundaga ibintu byanjye nkabiha agaciro narangiza nkanabyicaramo niba umukiriya aje nkamenya yishimye cyangwa ntago yishimye cyatumye atishima ni ikihe cyatumye gutyo ibintu nk'ibyo ukomeje no ku kintu gikomeye ntago nanzi ko wakuze wenda utabona ababyeyi hari umuntu ushobora no kubyumva akavuga ati ngiye nakuze ndifubyi niyo mpamvu wenda ubuzima bwanshanze bisaba iki kugira ngo uwo muntu nuyibura wakuze atajya wenda n'undi muntu umubona umuha akaboko kugira ngo none we agire aho yiterura agere n'ahandi yigeze ikintu cya mbere bisaba ngewe ntakubeshye muri urwo rugendo byamfasha no gusenga ko yakurumva abantu b'abasore nubwo ubu ngubu wenda nshaka kubivamo mfite ubukwe mu mezi ari imbere abo n'abasore duhura n'ibishuko byinshi kimwe n'abakobwa n'abahenda cyangwa umusore nahuraga n'ibishuko byinshi n'ibiki byose ariko akenshi ngakunda gusenga simvuze ko ibyo bishuko wenda bimwe nabijyagamo n'ibiki ariko ugira limite aho ugera yo kavuga ati ntabwo ndi burenga aha ngaha kubera impamvu runaka kubera za mpamvu nakubwiye zo kuba navuga ati nakunda gutekereza cyane nk'ubu mu gitondo mbyutse nahombye najya he ko nta muntu hari nabwira ngo byagenze gutya na gutya nyine nkabitekerezaho cyane bigatuma noneho kwa kundi umuntu ashaka kuvuga ati uyu munsi ngiye muri trip wenda gukibuye ngahita ndabihagaritse ubu ngiye mu kazi kangiye kureba ukuntu bimeze n'urugero nuko nguko
uyo dukurikije ibyo turi kubona hano wenda n'ibindi bikorwa mufite wenda tutazi ariko birabarirwa mu mashoramari y'amamiliyoni. Eric watubwiye ko wahereye ku bihumbi 200 niba nibuka neza na 40. Twese tujya tubona ukuntu umuntu wenda utagiraga amafaranga yagize amafaranga wenda arenzayeho abonye rimwe na rimwe binamucanga agasanga atangiye guhindura n'uburyo bwo kubaho, rimwe na rimwe amafaranga akanamusaza nk'uko abantu bakunda kubivuga. Sinzi ukuntu byakugendekeye ku bihumbi bya 200 utangiye gukora kuri miliyoni 10, 20. Hari imyitwarire wagize wenda ku buryo uvuga ati iyi myitwarire ntayitondeye yazasubiza hasi? Hari uko byagenze. Icyo nakubwiye cya mbere nirinze cyane nabyitahuye ibintu bigare bigare cyane. Niba nkoze wenda n'urugero niba nungutse 30, nkamenya ko nubwo nayungutse ejo nkeneye 60, nkeneye 60, ejo nkumva ko nkeneye 100, havuga ni noneho niba nakoreye 30 hajya kurya 50 yandi nkeneye ntago ari buboneke. Ahubwo niba nayakoreye nkayabona ibyo 30, ndamenya ko ndibwishyura abakozi, ukamenya ko uri bwishyura imisoro, uri bwishyure nyirinzu, uri bwishyura amazi, uri bwishyure umuriro, bigatuma ntekereza cyane nkavuga oya reka nkore ni yayo gukora ngiye kuruhuka n'ejo mfite akazi. Gutyo bigagenda bimfasha gutuma nyine ntinjira muri bya bintu by'ibigari n'ibikwa gutekereza cyane. Uratekereza ibyo kuvuga ngo nta mubyeyi, uratekereza amandi madepansi yose, uratekereza imisoro ibiki byose ibintu nk'ibyo, bigatuma nyine ugira limit ugeraho ukavuga uti reka ndekera aha ngaha abo nkora akazi wenda igihe nikigira ibyo ntakoze nshobora kuzabikora. Hari imvugo abantu bakunda kuvuga ngo biragaragara ko warenze uruhombero cyangwa ikene usa nk'umuntu wabusezereye. Ntabwo ari uko mbibona ngewe, ahubwo icyambere ni gukora cyane, gukunda ibyo ukora, ibyo nakubwiye, ibintu byose birashoboka. Ntabwo navuga ngo 90% ngo numva ngo nzahomba cyangwa 90% ndumva nkomeje kuzamuka. Ahubwo icyo nkora ngewe nifuriza ibyiza, ndifuriza gukomeza kuzamuka. Icyo gihombo cy'ijana n'ubundi nta ruhare nabana kigizemo, nabyakira nabyo, ariko ntabwo nabawe narenze uruhombero cyawe. Ahubwo ndumva nshaka gukora kugira ngo zibe na cyacyo wenda cyaha ababyeyi banjye bagombye kuba bari ubu ngubu batari. Nshaka kubwira n'abandi, hari n'umuntu wenda uvuga uti ngiye wenda imfubyi gutya, byagenze gutya na gutya, iyo ngiye mu kazi wenda hari igengeramo hagati bikananira n'ibiki byose. Oya ntabwo ariko bimeze. Ahubwo kuba umeze gutyo bigutera imbaraga zo kugira ngo ukore cyane, kugira ngo n'umuntu najya avuga ati uriya muntu wa runaka yasibye icyuho cy'umubyeyi utari uhari. Uru rugero rw'umuntu uvuga ko watangiriye kuri make, benshi biratugora ku buryo n'umuntu iyo umuhaye kuvuga ati kora umushinga wa miliyoni 20, 30 wenda ataranatunga n'imwe, bisaba iki kugira ngo umuntu atangire kuri make koko agere ku nzozi ze nk'uko mwabigenje? Guca bugufi mvuga iyo nza urumva icyo gihe nari umusore nabwo, ariko nza kuvuga ndagiye gukorera ibihumbi, kuko ngiye natangiye nkorera ibihumbi 25. Aho wasoma n'umusore wo gukorera 25, wakunda ufite wenda nk'inshuti y'umukobwa w'inshuti wawe, kumusobanurira ngo nakubonye uri gukora ahantu nk'aha hameze kuriya. Nyine abantu benshi bari komplika, gashaka kwiremeza kumva ko hari uburyo yakwiye gutangira kandi nta mafaranga make yabaho. Niko ngiye mbitekereza. Ntekereza ko amafaranga yose ushobora kuyakoresha akagira icyo akubyarira bitewe n'inzira wabihaye. Inzira yanjye rero yari yo gukora, kumva nanjye nshobora kuba undi muntu ngatera imbere. Niyo mpamvu navuze nta mafaranga make abaho, reka nyakorere. Kandi koko uyu munsi nakora 25, umuntu yageraho ngaho wenda yabona serivisi namuhaye akambwira ati waguha akazi se nkakurangira hano baguhema nkayamubwira, ejo ugasanga bamenye nka 60. Iburiye byagiye bizamuka. Ariko buri gihe uko tugeze muri bino bice byawe akenshi turakubona, niyo dukase rimwe na rimwe wenda ku gikoni dushobora kuhakubona, no ku bakiriya dushobora kuhakubona. Usa nk'umuntu uba mu bintu byawe, utubwira umunsi wawe upanze gute? Reka ngoye nk'urugero, nk'ubu ni ku cyumweru nabyutse mu gitondo nzana abakozi ku kazi, ko ngewe ni ngewe uzana abakozi ku kazi nkanabacyura. Uranabitwarira? Ndabitwarira. Nazanye abakozi ku kazi, mvuyeyo hari saa 4 njya gusenga, mva gusenga, ko ni ngewe ushinzwe nanjye ngira akazi, nubwo ngira akazi, ngewe ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri Heza Beach. So rero ubwo navuye gusenga ndangije ndaza kurangura, ndangije kurangura nkajya muri kwizine nkareba ese kumuna wenda hari abantu, abo bantu serivisi mu gikwizine bimeze bite.
nkavamo nkagera mu bakiriya ese ushinzwe kubaza abakiriya ati wenda byagenze gute nanjye ndabishinzwe yabagezeho nta muntu ufite ikibazo abo dukorana serivisi iri gukorwa neza nibyo nge ubuzima bwanjye ubundi ni akazi no mu rugo nava mu rugo wenda nkajya gusenga nava gusenga ni mu kazi izindi gahunda nzigira nyuma y'akazi kuko akazi niko ka mbere niko kambeshejeho niko gatuma mbaho gahunda zose nge nzigira nyuma y'akazi kuki utashatse umuntu wenga we ibyo byose abyirukemo ube boss wicare nyine nk'ababosi oya ntabwo ntekereza ko boss ari ukwicara boss ni bano bantu ahubwo baba baza ahangaha abangaba ubona baza gukonsoma nge nibo nita aba boss kuko ataje ntabwo naba ndahangaha uracyari umusore nubwo wenda tubwiye ko vuba ugiye guhindura sitati ariko abakozi benshi mukorana hano nabo ni urubyiruko kuba managinga mubana gute ku buryo koko nk'umuntu w'umusore nawe banakwigira bavuga ati okay boss niba yarabikoze akiri umusore wenda ikinyuranye kikaba ari imyaka ariko natwe twabigera kujya mwicara wenda dufata uwo mwanya kuko ntekereza ko abenshi ntabwo ari urubyiruko cyane kuko harimo n'abubatse dukorana ariko bubatse hari abo tuba tumaranye igihe kirekire hari abo twakoranaga n'ubundi bashatse cyangwa bakabona n'utundi tuzi turenze utwo bakoraga bose turaganira hari igihe dufata umwanya tugahura tukaganira nyine nkumva nabo bafite ishyaka ryo kuvuga ngo urabona twakoraga aho ngubu dukora muri izo hoteli runaka cyangwa se twabonye akandi kazi cyane ko abenshi barize za kaminuza harimo abize kaminuza abarenje segonderi so urumva ni ukugenda tungurana ibitekerezo ariko ubona imbaraga courage birahari ku muntu wese ufite aho ashaka kugera naho yavuye yego hanyuma iyo urebye iyo ntera urugendo rwaho wari uri naho uri wenda naho wifuza kugera iyo wiganirije ubona bihagaze gute ikintu cya mbere iyo niganirije mu mutima nshima Imana impamvu nuko aho nshaka kugera reka wenda mpihorere aho ngeze nahoraga nsaba Imana nkabaza Imana nshobora nanjye kuba nshobora kugira akazi kanjye kuko gukoresha umuntu byo ntabwo nabyumvaga kuko ngo naba ndi ngewe mfite n'abandi nkoresha so rero niba warabigezeho njye numva icya mbere nshima Imana iyo mbyiganirije nta kindi hari abavuga ariko ngo gukira ari ugukora cyane bidaturuka ku Mana we numvishe wemera cyane mu Mana kuri ngewe ntekereza ko aba ari ukwibeshya akaboko k'Imana kaba ari ngombwa ni nako ka mbere ngo ni umugisha icyo twita umugisha hanyuma Eric tugana wenda nko ku musozo w'ikiganiro cyacu hari umuntu wicaye ubu uri gushushanya imibare bimwe akongera agasiriba bakora budget y'agashinga ka miliyoni imwe bikanga agakora y'ibihumbi 100 nabyo bikanga akajya gucuruza ibiraha bikanga akazajya no ku rwego kuvuga ngo ninabona miliyoni 30 kumva mu mutwe ibintu byose byabaye urubyiruko cyane cyane abantu bifuza gutera imbere ukurikije n'urugendo rwawe wanyuzemo umuntu yavuga ko rudashoboka wenda dukurikije nawe ugeze akuntu wavuga ngo wahereye ku bihumbi wenda 200 ugere kuri miliyoni turi kubona ahangaha wenda bishoboka ariko urugero rw'ibihugu byashobotse wamubwira iki umuntu nk'uwo ufite iyo nyota yo gutera imbere mu buryo buzima cyo namubwira cya mbere ntatinyuke ese iyo miliyoni yo yarigerageje biranga nyine mbikomoje ku byumbwiye ati wenda ufite miliyoni byagenze gutya biranga tekereza ati ngiye nzongera wenda mfite miliyoni 20 cyangwa 30 ntago kugira aho ugera cyangwa se kugira ngo utangire ikintu runaka ari uko ufite amafaranga menshi ikindi cya kabiri hari igihe umuntu anibeshye ugashaka gukora ibintu bitari ibyawe buriya ntago umuntu wese ashobora kubyuka ngo ajye gucuruza cyangwa umuntu wese ngo abyuke ajye gukora muri banki cyangwa umuntu wese ngo abyuke ajye guhinga hari ibintu by'umuntu ahubwo kubimenya ubimenya ute so nk'uwo muntu namubaza ngo akunda iki abyutse mu gitondo akumva ashaka gukora akazi yakora iki icyo kintu uratekereje ntabanza aricyo yigaho cyane agishora niyo yaba ari make atangire n'ibyanga akomeze kuko ibintu ubuzima ni ukwihangana gukora ibyo ukunda kora ibyo ukunda wirebera kuri mugenzi wawe uriya yarahinze none bireze nanjye wahinga ntibyakwera ushobora guhinga wowe hakaza izuba ryinshi so rero banza urebe biri ukunda ni ibiki uratubwira ko gutera imbere birashoboka rero birashoboka cyane wenda akabazo k'amatsiko hari ibintu byahindutse mu buzima bwawe bwa mbere imibereho
urumva wenda mbere ntabwo wari ufite imodoka sinze kuri 200,000 ubanza utari ufite imodoka ubuzima hari byahindutse n'ibyo wifuzaga mbere ukavuga ati ningira ubushobozi nzajya mbaho muri ubu buzima wenda ukaba uri kububaho cyane ngiye mu buzima bwanjye nabwiraga Imana nimba mfite ahantu ho gutura nzayishima iteka ryose niyo kintu ngiye nakoze mu mutwe wanjye kibamo Imana irabinkorera inzu yawe nicyo kintu natekereza mu buzima ko naravuga ni akazi niyo nahomba mfite ahantu ho gutura nakorana n'amafaranga 500 cyangwa 1,000 haba ari ku munsi cyangwa ku kwezi ariko nzi neza ko nta muntu urambwira ngo ukwezi urishyura inzu cyangwa usohoke ni muri matera icyo ni ikintu nshimira Imana cyane udashobora kumva so ntekereza ko n'ibindi rero byaza cyangwa bizagenda biza hamwe n'Imana buriya sinzi umuntu uje avuga ngo warasenze uburiki hanyuma hano haza abakiriya benshi cyane kubera iki benshi bakunda kuza hano niki gituma hano hagira umwihariko wo gutuma abantu baza ari kubwinshi hari abo numva bavuga ati wenda ufite plage nziza ufite ahantu hisanzuye ariko n'uburyo wenda umuntu agukenera akakubona mu kazi nabyo bituma koko umuntu atekereza ati se ningira ikibazo ndabaza ndi ushobora kubaza undi muntu dukorana wenda telefone yanjye ntayiriho akagukanga ati oya so wenda ugiye kwishyura fagitire 40 ubuzemo amafaranga 1,000 umva ntabwo uri umuntu wo gusuzugurwa cyangwa kugira gute ariko hari igihe ubiganiza umuntu wenda wagusavinze we ntahita bikurura neza ariko iyo uhibereye umuntu akabikubwira ati nta kibazo uzayazana n'undi gutyo abantu bagera bahererekanya amakuru bagatuma wenda nuko mbitekereza ariko ntekereza ko ariyo mpamvu ituma baza kuba hari ahantu hisanzuye kuba dufite plage ubwato bwose urabona burahari ibyicungo by'abana haba ku bantu ufite famiye ibyumba bashaka kuruhuka ibintu nk'ibyo ubu turavuga 2025 ko ni ikiganiro kizagomba kuri YouTube umuntu uzakireba muri 2030 azaba abona Eric inzozi mufite mu minsi iri imbere ubu turabaraho muri inzozi ngiye mfite mu minsi iri imbere numva no muri 2030 uvuga umwana aba mfite nka hoteli nini cyane kandi yanjye yawe idafite n'inguzanyo nini yanjye idafite n'inguzanyo mbese ari ibintu byanjye twibagiye kuvuga ku kintu cy'inguzanyo abantu benshi ngo batinya gufata credit sinzi mwe niba ari zo mwigeze mufata njye ntabwo ariko mbibona hari nabo ahubwo hari nabo njye numvaga baseka ngo umuntu yafashe inguzanyo so nababwira iki koko ko njyewe nzi ko ahubwo aho kugira ngo ngiye mbwire umuntu ngo ngurize najya muri banki n'abahanga mu by'ubukungu bavuga ko gukorana n'amabanki ari byo bituma umuntu ashobora gutera imbere uyu munsi ngewe iyo haza kuba hatari banki simba ndi no kuri heza kuko niba kuri heza wenda nyaho yarambwiye ati uzajya wishyura 5,000 ku kwezi akantungura ati ko mbona hano abantu hashobora se ufite amezi 3,15,000 kandi umuntu uhita ubona wenda 15,000 barahari benshi ariko hari n'uwo ushaka gutunguza miliyoni akayibura so nanjye rero muri 15,000 ngomba gufata n'izindi 25 kugira ngo nshyiremo ibintu nshaka kugira ngo wa mukiriya aze abone aho yicara abone aho aryama abone niba yatse fayi ibone niba yatse nk'uko yibone ubwo wenda ni 40 ntabwo nari kuzihita nzibona ariko iyo hari banki urugendo rwakorana nabo gakorana nabo neza bikarangira ugafata n'indi gutyo mukizana ku buryo ushobora no kugira ikibazo cya 20 ukajya kuyaka mu minsi 3 abantu batinyuke n'amabanki abantu batinyuke banki bakore icyambere no gukora neza gukorana nayo neza niba ubonye amafaranga nayabo ntagara yawe nurangizanya nabo uzatangira ubari byawe ari n'abantu ngo burya ngo badashobora kuvangura amafaranga ya business n'ibindi bintu nabyo ngo birahombya waba wungutse miliyoni 10 ugahita uzigura wenda niba ari utubati two mu rugo kaduhindura n'iki kumanaginga byo ayo mafaranga ya business kugira ngo idahomba byo mu bijyahiziye nama icyambere ni urugero wenda uri gukoresha miliyoni 5 za banki mu kwezi ungutse miliyoni 2 cyangwa miliyoni 1 so ugomba gusupoza ko 500 biri muri ayo mafaranga ntabwo ari ibyawe ni ibya banki kugira ngo ejo n'ejo bundi batazakubaraho ikirarane cyangwa bakakwita bihemu kubera ko wenda wabonye wungutse n'ibyo wungutse ariko se amafaranga wutse n'ayawe harimo aya banki harimo ay'igihugu ubwo ndavuga umusoro harimo ay'amazi ntabwo uvoma iwawe mu rugo ntabwo ufite itiyo y'amazi iva mu butaka ngo iguhe amazi ya wasake harimo umuriro
harimo abakozi bo kugira ngo ayo mafaranga izo miliyoni 2 zibone. Abantu rero bavangura amafaranga ibyo byose utabitekereje rwose usanga hari igihe ureba ugasanga wenda mu gihe runaka waranahombye ubu ukora iyo miliyoni murayungutse mu kwezi, sibyo? Usugura inkweto y'ibihumbi 200 ni urugero, cyangwa costume, urumva ntago iyo miyore ntago izavamo. Ubwo bige no ku kintu cy'imibare, n'imibare nayo iza muri business cyane, irakonta cyane. Eric, tugushimire cyane kuba wigomwe umwanya wawe ukemera kutuganirira, kandi nizera ko abafite intego zo gutera imbere nta n'utazifite, wenda nuko bamwe byanga abandi bagatinya, ariko nibura hari abo utinyuye. Uracyahagaze ku ntego ivuga ko gutera imbere birashoboka cyane. Birashoboka, kandi twizere ko n'undi munsi tuzagaruka abantu batubwiye ati muzagende mu mutubarize ko ngiye bimeze gutya na gutya, yangiriye inama. Nta kibazo rwose, nizere ko uwo munsi nawe uzawuduha. Reka dushimire n'abantu bari badukurikiye. Twa turi kuri Heza Beach Resort, ni mu bice byerekera kuri brasserie cyangwa se kuri brasserie. Abakunda ubuzima bwo ku mazi, ubuzima bwo ku mucanga, ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyidagaduro muri rusange. Nabonye hano habera n'ubukwe, ngira ngo habera n'ubukwe yego. Bashaka gukora ubukwe kuri beach, ni karibu. Byose ni serivisi batanga. Namwe rero ushaka gukora ibyo byose, ushaka kuza kwishimisha n'umuryango n'abana, twabonye ari ibyicungo bigezweho byo ku mucanga, ni ibyicungo byo ku mucanga, ariko abana bashobora kwidagadura ku buryo n'umubyeyi ashobora kwinjoyinga abana batamuderanja nabyo, abana nabo bari busy. Byose twabibonye ahangaha. No kuryama ntabwo bivuze, kandi twabonye ko hano by'amacumbi arahari ameze neza cyane, paritema haba ari ku munsi haba ari ku kwezi, byose turazifite. Ngayo nguko rero turabashimiye, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Mukomeze mukande subscribe after subscribing. Ikindi kandi Eric, twizere ko mwafashaga karinu kandika ati akarakambwiye. Nge nitwa Didas Niyibizi. Bye. Murakoze cyane.